Yesu nashimwe bene data, ni mwene so Evangeliste Ernest ubasuhuje muri iki gitondo. Icyumweru gishize twari mu cyumweru cyitwa kwikomeza ku Mana ikamenya ibibazo byacu ikabikemura. Iki cyumweru ni icyumweru gifite intego nyamukuru yitwa amasengesho n'imbaraga zayo, icyo amasengesho akora. Ku munsi wa mbere tugiye kuganira ku masengesho atsinda abamareki. Abamareki ni bantu ki? Abamareki bakora gute? Ibyo byose bana nanjye muri uyu mwanya tugiye kubiganiraho mu ijambo ry'Imana. Ni karibu. Turasoma igitabo cya Mose cy'ibyo kuva, ibice 17, umurongo waho wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. 13. Yosuwa atsindisha abamareki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'abamareki bakibagirana mu wo munsi y'ijuru. Amen. Ndashaka kukuganiriza ku ijambo rivuga ko umushinga wasengewe utajya utsindwa, ndetse n'ijambo rivuga ko umushinga amasengesho yasenye utajya uvugururwa. Mose yarayoboye ubwoko bw'Abisiraheli mu rugendo barimo bageze i Refidimu, bahura n'ikibazo cy'uko abamareki babateye bagatangira gufata abanyantege nke muri bo, abakecuru, abana, babahohotera. Igitero cyatangiye, yari intambara ikomeye yari itangiye. Raporo imugezeho nk'umushumba amenya ko urugamba ahuye narwo atari urwe wenyine, ahubwo agomba kururagiza Uwiteka. Muri iki gitondo ibuka kuragiza Uwiteka ibyawe. Iki cyumweru dutangiye ibuka kugitangira wiragiza Uwiteka. Amenye ko bahuye n'urugamba, aravuga ati dufite ingabo, dufite ibikoresho, ariko ntacyo byatumarira tutiragije Uwiteka mu masengesho. Atangiza amasengesho, proje, umushinga wita amasengesho yo gukuraho abamareki. Abwira Uwiteka ko urugamba ari urwe, arushyira mu maboko ye, abona kujya kurwana. Ese aho iyo ugize ikibazo ubanza gusenga ukabona kwinjira mu bisubizo byacyo, cyangwa ushora imbaraga zawe gushaka Uwiteka ukabijyamo nyuma ari uko ubonye utsinzwe mu kibazo wari ugiyemo? Niba ukeneye inguzanyo ya banki kugira ngo wubake inzu cyangwa ucuruzi, ujya ubanza gusenga, ugasengera iyo proje n'iyo nguzanyo mbere yo kujya kuyifata? Cyangwa urihuta ukajya kuyifata, hanyuma wahura n'ibibazo mu mushinga ukabona kujya gusenga Imana? Mose, Bibiliya itubwira ko yakoze ikintu cyanejeje Imana, aho iri mu ijuru ikavuga iti mfite umushumba, kubera ko yabonye ko urugamba rw'abamareki atari urw'Abisiraheli gusa, ahubwo ari ukururagiza Uwiteka. Azamuka ku musozi wa Refidimu ajyana na Huri ndetse na Aroni, bakora amasengesho. Barangije bohereza Yosuwa, afata ingabo nk'umugaba w'ingabo, komanda, nawe ajya kurwana n'abamareki. Bibiliya itubwira ko Mose yaramburaga amaboko, Abisiraheli bagatsinda, yaruha amaboko amanutse, Abisiraheli bakaneshwa. Aroni na Huri bakora proje yo gushyigikira amasengesho. Mwene data uri kutwumva muri iki gitondo, urasabwa kugira amasengesho ahoraho. Gusenga ni uguhozaho, si ugusenga ku wa mbere ngo uzongere gusenga hashize umwaka. Urasabwa kugira amasengesho usenga mu gitondo, ukagira usenga saa sita no ku mugoroba, ukaba nka Daniyeli. Hanyuma rero Mose amaze kujya ku musozi akaruha gutyo, abo bari kumwe Aroni na Huri bazanye ibuye rikomeye barimwicazaho, byitwa gushigikira amasengesho. Amaboko ye baragenda, buri wese afata ukuboko, ajya munsi aragushyira ku rutugu, akaboko ka Mose kagakomera iburyo n'ibumoso. Amasengesho ahoraho aba arabonetse. Abisiraheli bakora umurimo mu gishanga, bica abamareki bari barimo icyo gishanga, babamaraho. Ariko Uwiteka kuko azi ko ibibazo biduhiga bitajya bishiraho umunsi umwe, ahubwo n'ejo bigaruka byitwa ukundi. Uyu munsi ushobora gukira ubushomeri, umumareki w'ubushomeri ukamukira, ariko ejo haba hari umumareki uzakugambanira ngo bakwirukane ku kazi.
ushobora kujya mu rugo gushaka umumareki wo kugumirwa umukize, ariko hari umumareki uba uzaza kuguteranya n'umugabo ngo ugire divorce etc etc n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu Uwiteka yamubwiye ngo ndirahiye kuko wanejeje umutima wanjye, wandike mu gitabo bibe urwibutso ko tugiranye amasezerano njye nawe. Haleluya. Turi abana b'Imana iyo dukoze ugushaka kwayo tugasenga, ikidusinyira kontara yo kwibagiza ibyari bidutesheje umutwe. Imana ishimwe, ndafashijwe. Hanyuma ngo wandike mu gitabo bibe urwibutso ko nzamaraho kwibukwa kw'abamareki munsi y'ijuru. Mose ngo yubaka igicaniro cyitwa Yehova Nisi, ngo bivuga ngo Imana igiturwanyiriza abamareki. Imyaka yaricumye, imyaka iricuma, Abisiraheli bava mu ngendo bavagamo mu Egiputa bagera mu gihugu cy'isezerano. Uko Yeriko yaridutse nuko babambye amahema i Gilugari bayobowe na Yosuwa, simbigarukaho tuzabivugaho ubutaha, ahubwo bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano ku ngoma y'umwami Sawuli wa mbere wayoboye Abisiraheli, Imana yibuka isezerano yagiranye na Mose. Kiranuka, senga Imana, ubaka amasengesho yo kurwanya abamareki. Imana izakugira neza ukiriho, ariko n'abana bawe n'abuzukuru n'abuzukuruza bazagabane ku neza. Ndetse no ku masengesho wasenze, isengesho ntirisaza. Urumva amasengesho Mose yasenze mu gihe cye, havuye mu isezerano ry'Uwiteka ryo kumurinda abamareki kugeza ku myaka 500 atakinariho. Abari bararokotse rero bagenza umutwe, Imana yohereza Sawuli iramubwira ngo ajye kubahumba bamareho n'umwami wabo. Sawuli afata inkota ajya kubica. Muri iki gitondo ufite abamareki wifuza ko Imana ikwicira. Birashoboka ko waba ufite ahantu urwaye, eti ebo nevo enemo, Imana iravugana nawe ngo hafate. Birashoboka ko waba ufite dosiye yananiranye, Uwiteka aravugana nawe ngo yikoreho mu buryo bw'ibitekerezo. Birashoboka ko waba ufite umushinga ushaka gukora, birashoboka ko waba waragumiwe, sinzi intambara ufite, birashoboka ko waba wifuza amahoro ku gihugu no kuri wowe ubwawe no ku itorero. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ikwicire abamareki. Imana igutsembere abamareki, igutsembere abamareki bo gutsindwa mu ishuri ku bana bawe, igutsembere abamareki bo gucuruza uhombo, igutsembere abamareki b'umubano mubi uri mu rugo. Birashoboka ko waba ufite umubano mubi n'umugabo wawe. Imana iha abana ubwenge, abakozi bawe bakore neza, Imana ize mu kazi kawe, Imana igishyira ibintu ku murongo. Niba ugize icyifuzo uranyemera dufatanye dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu mwene data yumvise iri jambo, amenya ko iyo dusenze isengesho rijya rikuraho abamareki bakibagirana munsi y'ijuru. Afite abamareki rero, ndahera ku mutwaro w'ibyaha, mubabarira ibyaha yakoze, ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Azajya ku rusengero rumwegere bamwandike bamubatize, ariko amubabarira akira umutima we, muhindura imitekerereze n'imigendere. Mu izina rya Yesu Kristo, afite abamareki mu kazi bamuzengereje, bangiza ibyuma akoresha cyangwa ibikoresho. Ndamusengeye kugira ngo abamareki bacagagure n'imigambi yabo. Abamareki b'uburwayi turabirukanye muri iki gitondo, indwara z'imitwe, indwara z'amaboko, amaguru, amagufa, te ibonevone stizemo, turakubise hasi, turatsisuye. Abamareki bo kugambanirwa mu mibereho ya buri munsi, abamareki bo kuburaho guhera naho gutangirira, imibereho ihagaze nabi, guhangayika, depression, turasenze kugira ngo ugaruke ku bantu bawe muri iki gitondo. Dutangiye icyumweru, uyu munsi wa mbere duha amahoro n'umugisha, duha umutekano mu gihugu. Elie bonevo, umutekano itorero, amahoro, ubuzima, ugira ikintu urema gishyashya. Abamareki babyukije umutwe bagashibuka wari watabaye umuntu, aba nabo wongera ubakate kuko uri Imana ivuga bikaba kandi ugategeka bigokomera, ukaba nyiribihe. Turagushimiye ko duhaye icyumweru cy'amahoro, tugushimiye ko duhaye umunsi w'umugisha, tugushimiye ko unejeje imitima yacu. Izina ryawe niryubahwe. Ndabona uri gutembera uha abantu amahoro, ukiza abantu ibifu, ukiza abantu stroke, ukiza abantu agahinda gakabije, uri gutanga amahoro ava ku ijambo ryawe. Ndimo ndabona uri mutabara. Uwiteka turagushimiye kuri Imana ikoze umurimo, gushimiye ko ukijije umuntu burwayi, gushimiye ko umutabaye, gushimiye ko umukuye inyatsi mu biganza, gushimiye ko umuhaye nawe guhiga agafatisha, agakora nk'abandi, agatera imbere, gushimiye ubushomeri ukuyeho, gushimiye abanyeshuri ufashije bari mu bizami. Ndagushimiye ibitangaza ukoze byinshi bitandukanye, gushimiye abo wambitse, abo ugaburiye, gushimiye ubwenge bwo gukora akazi uhaye abantu, gukora, gutera imbere, gushimiye abo uhaye impano zo kukuvuga no kukwamamaza. Icyubahiro n'ikibi cya none n'iteka ryose. Amen. Murakoze, Imana ibarinde.